genda umwarimu w'ururimi rw'icyongereza. Uzirikane ko niba ushaka kwiga ururimi rw'icyongereza mu buryo bwo kuvuga no kumva, nyandikira inbox umbwire ngo ndiseriye niteguye gutangira. Mu cyongereza hari ijambo tugiye twita ngo fair and square, risobanuye ngo winning or doing an honest, direct or straightforward act without cheating or trickery. Mu Kinyarwanda bisobanuye ko ari ugutsinda cyangwa gukora igikorwa runaka ariko mu buryo bunyuze mu mucyo, utitaye ngo barandeba uku, baranyumva uku, baramfata uku. Wowe kora ibyo ukwiye gukora ariko mu buryo bunyuze mu mucyo. Ibyo niyo twita fair and square. Urugero, the other team is complaining that we cheated. However, we beat them fair and square. Indi kipe iri kuburana ko twayitsinze ari uko twacitinze, ariko mu by'ukuri twabatsinze tubarusha. Twabatsinze mu mucyo. Gucitinga mu Kinyarwanda nko kwiba cyangwa se gukora ubuntu nyine bwa maguyi, kugira gute ruswa kugira ngo ikintu kigende neza, ibyo twita gucitinga. Nimba iryo jambo usobanukiwe icyo risobanuye, mu rugero rwawe uzirikane ko niba ushaka kwiga ururimi rw'icyongereza mu buryo bwo kuvuga no kumva, nyandikira inbox umbwire ngo ndiseriye niteguye gutangira. Sibyo? Nkorana n'abantu bari serious, abantu bankenisha bita ngusiba. Please tujye tuba abantu bakuru hano. Ntabwo drama ari ikintu kigomba kuza tujuru. No, tugomba kujyaho kigarukira.